Bamwe mu bagabo bo mu murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza baravuga ko babangamiwe n'abagore babo bata ingo bakajya kwishora mu mwuga w'uburaya byitwa ko ari ubukene abagabo babo bafite. Reka tugaruke nanone mu murenge wa Karongi mu karere ka Nyabihu. Abahinzi bo mu murenge wa Karongi mu karere ka Nyabihu bahangayikishijwe n'udukoko turya ibirayi byabo, ubu ngubu bakaba barimo basarura ibirayi byaraboze. Reka nanone tugaruke mu gihugu cy'u Rwanda aho buri kantu yashyikirizwa ubugenzacyaha RIB. Ese buri kantu araza kuva muri gereza asubire mu buzima busanzwe? Ni mu gihe Scovia Mutesi yari arimo amuvugira avuga ngo nimba uyu mwana nta cyaha kindi yakoze ari uko yabwiye umukobwa ngaze mu cyumba, umukobwa ntabyemere, yarangiza akamukingirana akaba ataramwambuye telefone, bivuze yuko ni umujinya w'abasore. Ariko muce inkoni zamba, ubwo yabwiraga RIB rwose muce inkoni zamba, yego mu muhane ariko rwose mu muhane ibihano bikwiriye. Yari incamake y'amakuru n'imbere bwo bwamurigize ko nomero ya Kidasamura TV Rwanda. Munyarwandakazi nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka tutangirire mu karere ka Kayonza. Bamwe mu bagabo mu karere ka Kayonza bahangayikishijwe n'imyitwarire y'abagore babo bata ingo bakasanga abandi bagabo ari byo bita umwuga w'uburaya. Ni mu gihe bano bagore baba bavuga yuko mu rugo iwabo ntacyo kurya kiba gihari, ni mu gihe baba bagiye gushaka amaramuko. Rero bityo bagata abagabo babo mu ngo kubera ko abagabo babo babuze icyo babagaburira, ugasanga bisanze nabo mw'uyu mwuga w'uburaya kuko ngo niwo urimo amafaranga. Bivuze yuko ndashaka kubasobanurira kugira ngo mubyumve. Bivuze ngo abagabo babo ni abakene, mu gihe udashoboye gutunga umugore rwose aragenda akajya kubomorana akazana amafaranga. Reka tugaruke noneho mu karere ka Nyabihu. Abahinzi bo mu murenge wa Karongi mu karere ka Nyabihu bahangayikishijwe n'indwara yitwa cyumya irimo gufata ibirayi bikuma, ari byo bakabikura byaboze. Bivuze ngo iyi ndwara ni nshyashya mu birayi hangani mu karere ka Nyabihu, ndetse murabizi ko Nyabihu ifatanye na Karongi, murabizi neza ntago ari ibintu nirwa ntindaho cyangwa nirwa ngarukaho. No kuvuga ngo rero aba baturage babangamiwe n'ubusimba buza bukarya amababi y'ibirayi byabo. No kuvuga ngo ibirayi byo mo hasi bikahita bibora, ariko ibingibi nabibwiye ngo babibaze Tubura ibahereze umuti w'ibirayi cyangwa umuti ubasha kwica tuno dukoko kugira ngo mutazongera guhura igihombo mwahuye nacyo. Reka nawe tugaruke hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Gasabo kwa buri kantu n'ukuri kw'Imana yatawe muri yombi azirasha ininje ebyiri z'abakobwa zari zaje kumusura. Gusa ahubwo natwe tukibaza se ni ukuvuga ngo umuntu abo bakobwa bavuze yuko bari baje mu buryo bwo gupanga poroje bakazajya bakorana ibiganiro, ariko se ibiganiro no mu gitanda no guhamagara umwe ngo amusange mu cyumba bihuriye he? Ibyo bintu rero nibyo nje kugusobanurira kugira ngo ubimenye. Ese ibi bintu bihuriye he? Ese koko buri kantu yahamagaye umukobwa umwe ngo amusange mu cyumba, cyangwa ni puraka za bano bakobwa bari baje babigambiriye? Ubwo haciyeho iminsi irenga 7 buri kantu yari yiyemereye ko iriya video ari gukoza umunwa mu gitsina cy'umugore ari we wayishyize hanze, ndetse akimara kubyemera yuko ari ibyiwe cyangwa iriya video ariho yayikoze, ndebera ibindi byaha ahise akora. Bivuze ko iki cyaha kiramutse kimuhama ashobora gufungwa imyaka 5 ishobora kwiyongera ikagera kuri 7. Ariko Scovia Mutesi arimo avuga ati rwose uyu mwana nimba nta kindi cyaha niyafasha umukobwa ku ngufu, so nimba nta kindi cyaha cyangwa asanzwe afite imico myiza, rwose uyu mwana muce inkoni zamba. Yego simvuze ngo ni mumuhane, ariko mumuhane ariko mumuhereze ibihano bimukwiriye nyabuneka. Ni mu gihe rero tugiye kugaruka kwa kino kibazo cyangwa kugira ngo ibi bintu mu byumve neza, kugira ngo murabizi ko nkoranyambaga ko buri kantu yazize abakobwa 2 yakingiranwe. Andi makuru mashyashya asohotse igitaraganya ku nkoranyambaga zitandukanye, no kuvuga ngo aba bakobwa bari baje bafite target yo kugira ngo bafungishe buri kantu, kuko buri kantu hari abantu benshi bari kumugendaho. Bivuze ngo iterambere rye ntago baryifuza. Buri kantu hari ahantu yari yabonye ikiraka cyo kwamamaza cya miliyoni 7 kampanye navugiye hano. No kuvuga ngo ubu ngubu yaragiye gufata kontara yo kwamamaza ya miliyoni 7, bavuga yuko uwo muntu bari bahanganye ari ashobora kuba yatumye abo bakobwa. Ese noneho ibyo bintu bihuriye hehe no gufungwa kwa buri kantu?
niyo mpamvu nshaka kugira ngo mbihuze mwumve ahantu bihuriye, ibyo bintu bifite ahantu bifatanye. ahubwo se buri kantu kuki abo bakobwa bamusanze mu rugo, buri kantu nibo bahamagaye, ese barizanye, ese bari bamaze iminsi bari inshuti? Nibyo bintu rero nje kugaruka hano ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ariko nongera kukubwira nimba bwo bwa mbere ugeze ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, munyarwanda munyarwandakazi, nugenda utakoze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Rero tugiye kugaruka turambura kwa bino bintu bya buri nguni kugira ngo tubishyireho umusozo, ndetse buri kantu ntago arakatirwa n'inkiko cyangwa ntago arakatirwa, nukuvuga ngo icyaha ntago kiramuhama, nukuvuga ngo dutegereje ibisubizo bya RIB cyangwa uko ikibazo kimeze muri rusange. Murakoze cyane rero, Imana ibaho umugisha kandi nimugende mudakoze